biri seriye ariko papa na mama bakunda nde cyane mama wanjye ntibishoboka mama wanjye mukunda kuruta ikintu icyo ari cyo cyose ku isi ninde muntu se ubitsa amabanga yawe menshi cyane nta muntu n'umwe mfite ibanga uziko nta banga ngira biza abanga se nyine umuntu wisangaho cyane nyine ku buryo utuntu twose uba wakoze dushobora nyine mukatuganiraho nk'uko wazi ukatuganira nanjye bisanzwe byo mu buzima busanzwe uri kumbaza ababyeyi cyangwa ubuzima busanzwe mama kuko utamuhisha n'akantu na kamwe nakamuhisha amubwira ariko hari utuntu namubwira ntatubwira papa hari nk'igihe nshaka kumubwira ngo afite boyfriend nkaba nanamumwereka nko ku ifoto nkaba nanamubwira ngo dore nkamumwereka akaba yanamumenya cyangwa se bagahanahura bagasuhuzanya kandi sinabikora numva atinyitse aratinyitse nawe arabizi ntabwo nabikora kuko mbere niyo twebwe twatunze telefone dukuze ntabwo mu rugo bari kuguha fone ukiri umwana cyangwa bashobora gufata fone ya mama ugafata cyangwa se ugafata iy'undi muntu nyine fone ariko nka wanjye yayikubonana umukandara hafi ufata telefone ungana gutya uyikoresha iki hari ukuntu kera twabaga nko kuri Facebook subizi ubu wabaguze utuyime ibone nimero n'agapassword telefone ufashe ushyiramo ujya kwirebera kuri Facebook rero ndicyo gihe njye papa wanjye kera atarapfa nigeze nari mfite sheri yari nka sheri ntabwo yari sheri nyine ko bakunda imikino abana wabaga bafite ahantu kagukunda ku ishuri nawe agakunda muri icyo gihe nari namubonye yicaranye n'undi mukobwa ngira ngo yanyanze nari umwana w'imyaka imyaka cumi n'umwe gutyo ngira ngo njyewe yanyanze yagiye kwicara n'undi mukobwa yakunze undi icyo gihe kuri lunch sinarya ku ishuri ndababara wigaga nko mu kangahe wigaga makanera secondaire primaire magatanu byari nkaho P5 P6 P4 gutyo noneho tugenda ura papa wanjye hari ukuntu nyine ngira papa wanjye twabaga twifitiye utuntu nyine tukuntu tuganira twarakundanaga cyane pe cyane noneho icyo gihe nyine nabwo nari nzi ko papa ari buze kuntora nyine nkamubwira ukuntu byagenze siyaza kuntora icyo gihe muri Scott we waje kumfata nyine mubonye numva ncitse n'intege arambwira ati none se ko arakaye ubwo ndamubwira ati ntaribyo ubwo tunyura ahantu ajya kunyigurira biswi ngura biswi nditahira ntegereza ko papa ari buze umunsi yataha amara nk'iminsi 3 adatashye byose karabizi ako nyine mama akajya abona afite ikibazo ako sinshaka kimubwira papa umunsi rero yatashye araza nyine asanga numva ndi week n'ibiki umuntu sheri ko natatekereje ko sheri wanjye yanyanze n'ibiki urumva twatandukanye ari kuwa gatanu numva agomba guca mu weekend kugira ngo kuwa mbere bigere papa rero kuwa gatanu siyataha kuwa gatandatu siyataha ku cyumweru siyataha kandi na sheri bamubona nyine undi muntu ataka ku cyumweru nijoro numva agahinda kari kamazemo iminsi kandi nta wundi muntu mu rugo wari uzi sheri wanjye ni papa wari umuzi urumva nta wundi muntu ari kubibwira ngo abyumve nk'ukuntu we yari kubyumva ubwo nyine mama akajya mbese utari nyine muvanye tabije se bafite icyo kibazo ukumbuye papa wawe ati yego ndamukumbuye reka tumuhamagare nese uko mwavuganye mwambona n'ubundi nyine kuko yaramuhamagaraga ntubashe kuba wamubwira urumva nyine mama yaramuhamagaraga agakomeza yicaye aho ngaho kandi nyine ari ukuntu njye na papa twaganiraga utuntu twacu mama adahari yameze telefone papa akambwira ngo ngayinongo iminsi mingi ariko ngo ndaza vuba ngo ibiki gate ntaribi rero reka azaze atahe ku cyumweru ubwo nyine hari ukuntu nyine we yinjiye nyine bwo saro yo mu rugo tuvuge ko iteye gutya umuntu winjiye hano akorera mu mugongo aguturuka inyuma umva ko yanditse inyuma kandi niyo mfite abasaza banjye bakuru ndi umwana wa 5 umwana wa 7 yanditse inyuma afata gutya tumye ngakusebye ngo babaye iki koko none njye umusaza wanjye mukuru avuga nka papa nari nzi nyine ngo niwe
ndanga nshanga nukuri uzabimenya nukura